abantu ikintu bakwiriye kumenya bose bari ku isi nuko Bibiliya yivuze inyamaswa, ntabwo Bibiliya yivuze inyamaswa ibishaka kuvuga ANTI-KRISTO. ANTI-KRISTO biri mwita ANTI-KRISTO, ikongera ikamwita nanone kandi umuhanuzi w'ibinyoma. Bibiliya yivuze inyamaswa ibishaka kuvuga ubutegetsi bwa gipolitiki bukorera hano muri iyi si. Ibi twarabyize muri Danieli, aho Danieli yeretswe inyamaswa enye zazamukaga ziva mu nyanja. Twabonye ko iriya mitwe 7 igize iriya nyamaswa ni ubutegetsi 7 bwabayeho bwategetse isi yose, ariko Satani arabwifashisha mu gushaka kurwanya umugambi w'Imana mu gukiza no gucungura abari mu isi. Hanyuma muri Danieli 7:17 marayika aramubwira ngo izo nyamaswa nini wabonye uko arenye nibo bami bane bazaduka mu isi. Urumva ko yabonye inyamaswa, none marayika aje kumubwira ngo nubwo wabonye ari inyamaswa ariko nabami bane bazaduka mu isi. Bivuga ngo ni ubutegetsi 4 bwagomba kwaduka mu isi. Urumva rero ko ubutegetsi Imana ibugeranya n'iki? N'inyamaswa. Nawe yabonye inyamaswa izamuka iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Inyanja ngira ngo twamaze gusobanukirwa ko ari abantu. Kuba abonye ari inyamaswa izamuka iva mu nyanja ni ubutegetsi 7, kuko abonye ngo iyo nyamaswa ifite imitwe 7 ikagira igihimba. Ni kuvuga ngo kiriya gihimba ni abami bayoboraga ibindi bihugu, ariko iriya mitwe 7 ni ubwami bw'abami, cyangwa se ni abami b'abami, abampereri bagiye bayobora isi. Bivuga ngo ni ubutegetsi bwagiye bwigarura isi yose bukayobora na babami bo mu bindi bihugu. Urugero ku bwami bwa Nebukadinezari Babuloni, tubona ko mu gihe cye yayoboraga ibihugu 127. Mu yandi magambo ubwo Satani rero uwo mugambi yawumenye kera, amenye ko kuba Imana ihamagaye Aburahamu Ashuri muri 710 bateye mu majyaruguru ya Yerusalemu ahitwa Samariya, batwara ya miryango 10 bayijyana muri Ashuri. Muri 607 mbere y'ivuka rya Yesu, Nebukadinezari nawe aramanuka ajya i Yerusalemu ajya gufata umuryango wa Yuda n'wa Benyamini, nawe arabajyana. Uwo ni Satani mo kugambira kugira ngo aburize mu mugambi w'Imana mu cyanga ryesere kugira ngo Mesiya atazabona haca. Uyu munsi isi iyobowe n'ubwenge bw'isi, ntabwo iyobowe n'ubwenge bw'Imana. Kandi Bibiliya yivuze ngo ubwenge bw'isi ntabwo ibishaka kuvuga ubwenge buri nature, ibishaka kuvuga ubumenyi. Uko ibyo abantu biga byose biga iby'Imana yaremye bakabikoraho ubushakashatsi. Abascientifique ibyo bakora mu bushakashatsi byose ni ibintu biriho byabayeho, barabibonye babikoraho ubushakashatsi. Abafilozofe nuko abiga iby'ubumenyamuntu nuko babonye umuntu iyo umuntu atabaho ntibari kumenya ibyo biga, kandi nabo ntibari kubaho. Abiga ibirebana n'ibinyabuzima nuko kuvuga ngo nabo nuko Imana yabiremye. Ibyo rero byose n'ubumenyi n'ubushakashatsi bakora, ntabwo bwari ubwenge, kuko ubwenge bw'Imana nibwo bwaremye ibyo byose. Ni nayo mpamvu Bibiliya ivuga ngo kuba Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Umuntu wese wubashye Imana abahindutse umunyabwenge ku rwego rurenze. Itoro rya Kristo mu isi ni abanyabwenge, reka mbite ngo ni intiti. Bibiliya iyo ivuze inyamaswa y'imitwe 7 n'amahembe 10 ibishaka kuvuga ubwo butegetsi 7. Iyi mitwe 7 tubonye ko itayoboye mu gihe kimwe, buri mutwe warayoboraga ukava ugasimburwa n'uwundi, ariko umutwe wose wajyagaho wabaga uyoboye isi yose, bwabaga ari ubwami bw'abami. Iyi mitwe rero cyangwa ubu butegetsi 7 nibwo Imana yise inyamaswa, bitewe ko bahorana imivurungano, bahorana amakimbirane akaze, yaba yo mu mutima ndetse n'ayo ku mubiri. Intambara isi yose imaze kwibumbira mu muryango w'abibumbye. Umuryango w'abibumbye rero ni igishushanyo cya buriya butegetsi bwabayeho, aribwo Egiputa, Ashuri, Babuloni, Mediperesi, Ubugiriki, Roma hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyoboranye nawo. Uyu munsi rero ubu muryango w'abibumbye nicyo gishushanyo cy'inyamaswa, niyo nyamaswa. Mu yandi magambo ntabwo kiri igishushanyo. Impamvu utari igishushanyo niki? Nuko batubwiye ngo rero umuryango w'abibumbye ari wo wasimbuye buriya butegetsi 6, ukaba ufatanyije n'umutwe wa 7 ari wo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse na biriya bihugu 10 ariyo mahembe 10 biri mu muryango w'abibumbye bikomeye muri politiki, bikaba bikomeye no mu bukungu. Batubwiye ngo bizanga maraya uwo bimunyage, bimucuze, birya inyama ze, bimutwike akongoke. Iyo niyo ngingo ya mbere baziga, bibaza uburyo bagiye kugenza kugira ngo bacecekesha ayo majwi yose avuga icyo kintu. Rero mu ngingo ya 2 nuko bazavuga ngo niki twakora kugira ngo ubu bukungu bw'isi buhungabanye, bitewe nuko imirimo yahagaze, isi bashe kongera kuzahurwa, yongere izamuke mu bukungu. Ingingo ya 3 bazigaho ni ingingo ivuga ngo ninde muntu twabona noneho udufasha gukontorora
ukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'izi ngingo ebyiri twizeho. Aho rero ngo ni ANTI-KRISTO azakomoka. Ushobora kwibaza rero ngo azahakomoka te kugira ngo abashe kwemeza Isiraheli ko ari we Mesiya, kugira ngo bemere ko ari umuyuda nuko agomba gukomoka mu bayuda. Utabayuda azakomokamo ni abahe? Azakomoka muri uyu muryango. Berekana imitegekere ya ANTI-KRISTO ko azaba ayoboye isi kandi ategeka, ariko uburyo bwo gutegeka kwe ngo ntabwo azaba ayoboje imbaraga ze, ngo azakoresha imbaraga zitarize, kandi azarimbura ndetse bitangaje, ngo azarimbura benshi biraye. Mu migani hari ijambo rivuga ngo uremerewe n'amaraso y'uwo yishe azahunga abicyohe he kugira umutangira. Niyo mpamvu mubona abantu bica bahora bahunga birukanka ku gasozi. Aho rero niho ANTI-KRISTO azakomoka, niho azahererwa ubutware bwo kuyobora isi. Ya mafaranga icyo gihe rero umuhanya azaba nibuza afite nka vewiti. ANTI-KRISTO azasuka ubutunzi ku rwego rukomeye mu isi, hanyuma azasezeranya isi agahe k'amahoro, ariko agahe gato. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora turimba ushimwe mwami. Reka musuhuze kandi mwifuriza amahoro y'Imana, nshuti mukundwa mwene data w'ubana natwe kandi ukurikiye ibiganiro bitambuka kuri AYALONI TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Bubwa neza aho uri, kandi Imana ikomeze gusubiza kwifuza kwawe kose. Imana ihaze icyo umutima wawe ushaka kandi gihuye n'icyo umutima w'Imana ushaka. Nkuko bisanzwe rero amazina yacu nitwa Missionary Jalike Ikingeneye. Ndashimira Imana kuko yongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo dukomeze kuganira ku ijambo ryayo. Rero aka kanya ndakwifuriza kubana natwe kandi tuguha ikaze cyane kugira ngo utangirane natwe iki kiganiro tuze gusozanya, kuko hari umugisha w'abana b'Imana batangiye mu mivugo y'Imana bagasozanya nuko Imana isoje ivuga. Nubwo biba bigaragara ko ari twebwe tuvuga, ariko twebwe turi nka microphone z'Imana, kuko Imana niyo ibizi ibyo abantu bakwiriye guhabwa, niyo rero iba iri kuvugana nawe, iri kuvugana nanjye. Reka dusenge kugira ngo Imana ituyobore muri uyu mwanya. Turagushimiye Mana yacu, mubyeyi mwiza udukunda, data wa twese wo mw'Ijuru, Mana ishobora byose kandi idahinduka, Imana nyiribihe. Ijambo ryawe mu Baheburayo ibice 13:7 haratubwira ngo twibuka batuyoboraga kera bakatwigisha ijambo ry'Imana, ngo tuzirikane iherezo ry'ingeso zabo kandi twigane kwizera kwabo. Umurongo wa 8 ukavuga ngo Yesu Kristo uko yari arejo n'uyu munsi niko akiri kandi niko azahoraho iteka ryose. Uwiteka we uruko wahoze urukuri kandi niko uzahoraho. Turakwinginze ngo ubane natwe muri uyu mwanya kugira ngo ubutumwa bwiza bugiye gutambuka mu matwi y'ababukurikiye bari hirya no hino ku isi, mu bihugu bitandukanye, ku migabane igize isi, yaba ababwumvisha aka kanya n'abazabwumva mu kindi gihe gikurikiyeho, buzabagirira umumaro kandi buzakiza imitima yabo, bubabohore n'ingoyi za Satani ziboshye imitima ndetse n'imibiri, kandi bazaba n'umugisha mu ijambo ryawe. Turagushimiye rero kubana natwe, tubyambaje twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Kuko bisanzwe rero iki ni ikiganiro igihe cyanjye gitambukamo za nyigisho z'uburyo butatu, harimo inyigisho z'ubuhanuzi bw'igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ndetse n'inyigisho zirebana no kugaruka kwa Yesu, ndetse n'izindi nyigisho zirebana n'ibimenyetso by'ibihe cyangwa se ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu. Ariho twibanda cyane mu kwerekana iyi si uko ihagaze, tukinjira mu birebana n'ubutegetsi bw'isi, tukerekana imikorere ya Satani cyangwa se imikorere ya ANTI-KRISTO, uburyo ari gukorana na bamwe mu bayobozi bayoboye ibihugu byo mu isi, akongera agakorana na ya miryango dukunda kuvuga ari umuryango da Freemasons ndetse na da Illuminati, ukongeraho abajesuiti, ukongeraho abaroze croix, ukongeraho n'umuryango w'abibumbye. Ngira ngo twagiye tubigaragaza ko aba Freemason bafite imiryango igeze
kuri 36 bakaba bibumbiye hamwe muri icyo kintu kimwe, ariko buri muryango wose ufite mission ugomba gusohoza hano mu isi. Muri iyo miryango 36 igize umuryango w'abafrimaso. Ibyo byose nibyo tugenda twinjiramo, turi kwerekana ibihe turimo, ibimenyetso by'ibihe, twerekana isi uburyo iri kugenda irangira kandi irangizwa n'ikiremwa muntu Imana yaremye, kuko abantu banze guhitamo Imana bahitamo Satani. Kandi no mu ngobyi yo muri Edeni niko byagenze. Imana yahaye Adamu na Eva itegeko, ibabwira uburyo bagomba kurikurikiza bakabaho ubuziraherezo, bagahorana ubugingo budashira. Ariko umwanzi Satani yishushanya mu nzoka, arangije araza arabashuka. Mu kubashuka abereka ko iby'Imana yababwiye yababeshyaga, aho yababwiraga ngo mu by'ukuri n'ubwo Imana yababwiye yuko nimurya kuri kiriya giti muzapfa. Oya, yarababeshye, kuko Imana yari bizi ko umunsi mwakiriyeho amaso yanyu azahweza, nuko mugahinduka nk'Imana. Icyo gihe bahitamo uruhande rwa Satani, ntibahitamo uruhande rw'Imana. N'uyu munsi izi mbaraga za Satani ziracyafite autorite ku buzima bw'abantu. Ni ukuvuga ngo abantu n'uyu munsi baracyakurikira Satani cyane kurenza Imana. Ushobora kwibaza kuki Imana itayisirimbura Adamu na Eva ngo yongere ireme undi muntu mushya uyubaha kandi ugendera mu bushake bwayo. Ibi byose yabikoreye ubutabera bwayo, kugira ngo umuntu uko azagenda agwira mu isi azagenda asobanukirwa icyo yahisemo ari kibi kurenza icyo yanze. Uyu munsi mu isi nta muntu n'umwe utazi ko Imana ari nziza, Satani akaba ari mubi. Nubwo hari abemeye guhitamo Satani, ariko nubwo babirimo barabizi neza ko ubugingo bwabo bamaze kubutanga, babugurishije, bazarimbuka. Mu yandi magambo, bahisemo kwinezeza mu isi mu gihe gitoya, ubundi bakazahora bababara igihe cyose. Rero n'uyu munsi niko bikimeze, abantu baracyahitamo Satani. Imana igumugisha rero kugiye gutangira natwe. Turagusaba gusharinga iki kiganiro kugira ngo kigere ku bantu bose. Ukimara kumva uburyo kigufashije ugisharinge. Twongeye kandi guha ikaze abantu kuri channel ya Ibona Hose TV, nkuko twagiye tubabwira yuko dufite channel tugiye gutangiza yitwa Ibona Hose TV. Akaba ari channel igiye gutambukaho inyigisho za Bibiliya, kugira ngo abantu bige Bibiliya, basobanukirwa agaciro k'igitabo cyitwa Bibiliya. Tubatumire tubabwira ngo mukore subscribe kuri Ibona Hose TV, kuko tugiye gutangira kwiga Bibiliya. Abakunzi ba Bibiliya, kuko abantu bakunda Bibiliya ni bakeya. Abantu benshi bashaka ko guhabwa izindi nkuru z'ibindi bintu byabayeho mu isi, ariko byagera ku kintu cyitwa igitabo cyitwa Bibiliya ugasanga ntibashaka kucyumva. Rero turatumira abantu bose, abakunzi b'ijambo ry'Imana, bashaka kumenya neza imvugo y'Imana iboneka mu gitabo cyitwa Bible. Turakurarikira kubana natwe no gukora subscribe, ndetse no gutumira inshuti zawe n'abavandimwe, abizera mwese muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku isi. Twongeye kubatumira, tugiye kwiga ijambo ry'Imana ku rwego rukomeye, kuko tugiye gucukumbura. Kandi twongeye tubibutse ko hagiye kujyaho na gahunda zo gusenga, dusengera iyi si, dusengera ibihugu dutuyemo, kugira ngo Imana ibashe kubana natwe, kandi tunasengera n'ububyutse mu itorero, kuko tugomba kuvuga ubutumwa bwa nyuma. Turashaka kugira ngo duhaguruke tuvuge ubutumwa bwa nyuma, kuko tubona ko tugeze ku musozo w'isi. Kubw'iyo mpamvu hagurutse channel yitwa Ibona Hose TV igiye gutambukaho ubutumwa, navuga ngo butuma abakristo, abizera aho bari hose ku isi bagira ububyutse. Tuzasenga, tuziyiriza ubusa, tuzasobanura ijambo ry'Imana, tuzasobanuza abantu mwese mugira ikibazo ku gitabo cyitwa Bibiliya. Ku bitabo byose bivugwamo, muhumure, igisubizo cyabonetse. Kandi abantu bashaka gusobanukirwa niba koko Bibiliya ari ijambo ry'Imana, nagira ngo mbabwire ngo mbahumurize ko ijambo ry'Imana ugiye kurisobanukirwa neza. Rero kora subscribe kuri Ibona Hose TV, kandi no kuri AYALONI TV. Niba utarakora subscribe naho uyikore,
kuko AYALONI yongera ngo byo ni ibintu bisanzwe, murabona ko hatambukaho ibintu byiza cyane kandi maze gufasha abantu benshi. Hanyuma ibona hose TV yo ni Bibiliya, aho tuzerekana inyigisho zipfuye ziri muri iyi si, aho tuzerekana abantu babeshye ngo baravuga ubutumwa ariko ubutumwa bavuga ari ubutumwa bwitwa prosperity gospel, ndetse n'ubundi butumwa bugaragara nk'ari ubutumwa kandi atari ubutumwa. Tuziga ibintu byinshi rero. Hanyuma rero turagusaba kugira ngo uturarikire abantu kandi mujye mudufasha gusharinga ubutumwa. Ibona hose TV mujyeho mukore subscribe, kuko iyo channel yamaze kuba public. Igisigaye nuko ugomba kutangira gutambukaho inyigisho zitandukanye, ariko hari na zimwe zamaze kugeraho. Imana iguhe umugisha. Uyu munsi rero turagarutse ku nyigisho yacu yo mu gitabo cyitwa Ukuri Nahishwe, igitabo gikubiyemo inyigisho zirebana n'ibyiringiro by'itorero, igitabo gikubiyemo inyigisho zikwiriye guhabwa abakristo muri iki gihe cya none duhagazemo cy'imisi y'imperuka. Iki gitabo ni igitabo gikuyemo inyigisho zose zireba no kugaruka kwa Yesu, kandi kikaba kigizwe n'ingingo zigeze kuri 12, gifite page 108. Hanyuma kirimo ubutumwa bwiza, kigasobanura ibirebana n'urugendo rw'Agakiza, kigasobanura iherezo ryacu aho rizarangirira, kigasobanura gusenyuka k'ubutegetsi bwo muri iyi si, kigasobanura iby'intambara ya Harimagedoni abantu benshi batazi, ivugwa mu Byahishuwe 16 umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 21, kigasobanura iby'intambara ya Gogi na Magogi tubona mu Byahishuwe cya 20 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 10, kigasobanura ibyo kwima ingoma ku bwami bwa Kristo, itorero riri kumwe nawe. Iyo ngoma ikazaba ari ingoma y'amahoro, ingoma izamara imyaka 1000 muri iyi si. Kigasobanura iherezo ry'abanyabyaha muri iyo ngoma ko rizaba ryifashe, kigasobanura uburyo itorero rizagera mu ijuru ndetse n'ibizabera mu ijuru. Ni igitabo Ukuri Nahishwe rero, ngira ngo iki gitabo nikigucike. Hanyuma nawe niba ugikeneye waduhamagara, reba aho hasi kuri channel yacu, aho hasi urahabona namba zacu, utwandikire hanyuma utubwire tukikoherereze, hanyuma nawe ukomeze gufashwa. Niba uri pastor, uri bishop, uri apostle, ushobora kuba umuyobozi runaka w'idini runaka, niba koko mu mutima wawe harimo intego yo gufasha abantu b'Imana ngo Imana ibone umusaruro biturutse kuri wowe w'abantu bazabona ijuru, wagura icyo gitabo hanyuma tukakikohereza kikakugeraho. Uyu munsi rero turagarutse ku ngingo yacyo ya 2. Mvuga ngo turasa nkaho tugiye kuyisubika kuko ijambo ry'Imana rirangira, nacyo twakigiyemo mu buryo bwo gutanga resume, kuko gikubiyemo ibintu byinshi. Rero twahere ku ngingo ya mbere irebana no kuzamurwa kw'itorero, tuvuga ibice 3 biyigize. Tujya ku ngingo ya 2 irebana n'imikorere ya ANTI-KRISTO mu bihe 3. Igihe cya mbere twaragisobanuye ANTI-KRISTO yakozemo, igihe cya 2 twaragisobanuye, twari turi mu gihe cya 3 cy'imikorere ya ANTI-KRISTO, ari cyo gihe agomba kuza agakora ku mugaragaro. Hanyuma icyo twari turimo kugisobanura, aho twagaragaje Bibiliya ivuga yuko ANTI-KRISTO kuza kwe mu isi intumbero yo cyane ari kuri Isiraheli, kuko Isiraheli ifite isezerano rikomeye yuko igomba kugarukira umukiza Yesu, kandi aribo bamwiciye, ariko bazamugarukira bamaze kumenya ko yari we Mesiya nubwo bamwishe. Kandi tukabona ko impamvu ANTI-KRISTO azaba ariyo ntumbero ye ku Bisiraheli nuko mu kuyobora isi kwe azayobora nta rindi yobokamana ririho nkuko ubushize twabibabwiye, ahubwo azaba hariho iyobokamana cyangwa se iyoboka satanike. Ni ukuvuga ngo iyobokamana izaba ririho ni irya Satani, ANTI-KRISTO niwe uzaba ari we urihagarariye. Hariho idini rimwe abantu ari we basenga kandi bamusenga nk'umwami, mu gihe amahanga yose yo mu isi azaba mwemera nk'umwami uje mu isi kugarura amahoro mu isi, kandi Isiraheli izabimwemera nka Yesu cyangwa se nka Mesiya uwasizwe waje kubacungura igitugu cy'amahanga yose. Ubushize rero twababwiye yuko tuzagaruka twerekana inkomoko ya ANTI-KRISTO.
ko twabonye ko agomba kuboneka cyangwa azagaragara ariko itorero ryavuye mu isi. Mu gihe itorero rikiri hano mu isi, ANTI-KRISTO nta bushobozi afite bwo kwigaragaza, kubera ko itorero ry'ubwaryo ni umubiri wa Kristo, Yesu akaba umutwe waryo. Niba rero Yesu ari we mutwe w'itorero, itorero ikaba umubiri we, ngo kandi umukristo wese ku giti cye akaba ari urugingo rw'uwo mubiri, bivuge ngo ntabwo rero ANTI-KRISTO ashobora kuboneka mu isi, kuko kugeza uyu munsi abadayimoni batinya izina rya Yesu. Niyo mpamvu Petero mu byakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 11 na 12 yavuze ngo kandi nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamo keretse izina rya Yesu. Kandi ari naho Yesu yavuze ngo muzirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Rero niba abadayimoni batinya izina rya Yesu gusa, byaba bikomeye ko bono baboneka Yesu anahari, kuko Yesu arahari mu buryo bw'itorero. Itorero rya Yesu ubushize twabonye ko rifite amaso rirabona. Impamvu ribona nuko Yesu ari we mutwe waryo, ararireberera, areba imikorere ya Satani. ANTI-KRISTO raramutse aje kwigaragaza mu isi, itorero rya Kristo ryahita rimugaragariza abatuye isi bose, n'abandi bamwiringiye bakamenya ubibi bwe. Rero akora mu buryo bw'amayoberane, agomba kuzagaragara mu gihe itorero zaba ryavuye mu isi, nk'uko Pawulo yabivuze mu rwandiko yandikiye Abatesalonike rwa 2 ibice 2 kuva ku murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 9, aho yavuze ngo ntimuzi yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe, ngo kandi none muzi yuko ikimubuza kuza ari kugira ngo azahishurwe mu gihe cye. Ubu ni ANTI-KRISTO yavugaga. Ntimuzi yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe, kandi none muzi ko ikimubuza kuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye, kuko amayobera y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ngo ariko ntazahishurwa keretse uyabuze ubu akuweho. Uyu munsi rero hari gukora amayoberane y'ubugome bwa ANTI-KRISTO, ngo kandi guhishurwa kwa ANTI-KRISTO ntabwo azahishurwa keretse ubuza ayo mayoberane akuweho. Uyavuza ninde? Ni Yesu n'itorero rye. Gukurwaho ni ryari? Ni igihe itorero rizaba rikuwe hehe mu isi rikazamurwa. Pawulo rero avuga ngo rero uwabuzaga amayoberane y'ubugome bwa ANTI-KRISTO nakurwaho, ariko kuzamura ku itorero ngo nibwo wa mugome azahishurwa, uwo umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke akamutsembesha kuboneka kukuza kwe. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo ashobora kwishura mu gihe Yesu n'itorero rye nk'umutwe w'itorero, itorero kaba umubiri we, buri mukristo ku giti cy'akaba urugingo rw'uwo mubiri. Ntabwo Satani ashobora kwemera ko ANTI-KRISTO yigaragaza, usibye ko nubwo ubasha atabushobora itorero rikiri hano mu isi. Rero twari turimo kwerekana mu gihe cya gatatu cya ANTI-KRISTO cy'imikorere ye ku mugaragaro ko azakora igihe ryavuye mu isi, aribwo azahishurwa akaboneka. Hanyuma rero impamvu azaba atumbereye Isiraheli nuko Abisiraheli bo n'uyu munsi bayoborwa n'amategeko Imana yabahaye yanditswe n'umugaragu wayo Mose. Baracyagendera kuri Toha cyangwa se biriya bitabo 5 bya Mose, Itangiriro, Kuva, Abalewi, Kubara no Gutegeka kwa 2. Ntabwo bajya bagendera kuri politike z'ibindi bihugu, ahubwo bagendera kuri teokarasi, bitwaza bifashisha iyobokamana rishingiye kuri biriya bitabo 5 bya Mose. Nubwo ari abapagani batizeye Yesu, ariko barakishingikiriza ku mihango yose ivugwa mu isezerano rya kera. ANTI-KRISTO ronaza kuko nta rindi yobokamana akeneye, ari we ugomba gusengwa. Mu kumusenga kandi mukaba muri gusenga Satani, azarwanya Isiraheli. Reka turebe uyu munsi rero hana azakomoka. ANTI-KRISTO azakomoka he? Twasomye amagambo mu gitabo cy'Itangiriro 49 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 10, aho twabonye Yakobo yararimo kuraga abana be mbere yuko apfa. Ariko ibiragano yabahaga cyangwa se kuri yakuraga yahaga abana be, Bibiri igaragaza ko ari ubuhanuzi, yabaga ari guhanura. Rero mu kuraga yahereye kuri Rubeni, akurikizaho murumuna we. Abanyarwanda bajya bavuga ngo ni imfura, uburiza n'ubuheta. Noneho rero ageze ku buheta bwe ari we Yuda, yaramubwiye ngo Yuda, wowe uzaba umwami kandi uzategeka abavandimwe bawe. Aramubwira ati kandi Yuda uhawe inkoni y'ubutware, bene so bazagukorera kandi bazakumvira.
kugeza ubwo amubwiye ngo inkoni y'ubutware ntizava mu maboko ya Yuda, inkoni y'ubwami ntizava ku birenge bya Yuda ngo nyirayo ataraza. Uyu nyirayo yari inde? Yakobo ashaka kuvuga ni Yesu, kuko Bibiliya tubwira ko Yesu ari intare mu muryango wa Yuda, akaba n'igishyitsi cya Dawidi. Ni ukuvuga ngo rero Yuda yambuwe ubutware igihe Yesu yamaraga kuboneka mu isi. Ubu Yesu niwe ufite ubutware bwa Yuda bwo mu isi n'ubwo mu ijuru, niwe bwose ubutwara. Kuva kera rero nk'uko twagiye tubibabwira, nuko muri Isiraheli nta muntu ushobora kuyobora muri Isiraheli atari umuyuda, kubera isezerano, kuko turabona ko baracyakurikiza bo nkuko twabivuze biriya bitabo bitanu bya Mose. Na minisitiri uriho uyu munsi ni umuyuda. Reka turebe noneho rero ANTI-KRISTO azakomokahe. Ibyahishuwe 17 umurongo wa 15 kugeza ku murongo wa 18 aho twarasomye, ari naho tugiye kuvuga gatoya, turasubiramo. Haravuga ngo nuko arambwira ati y'amazi wabonye wa maraya yicaraho niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi. Ya mahembe 10 wabonye n'aya nyamaswa bizanga marayo bimunyage bimucuze biryinyamaze bimutwike akongoke, kuko Imana ashyize mu mitima yabyo gukora ibyo yagambiriye no guhuza inama no guha ya nyamaswa ubutware bwabyo kugeza aho amagambo y'Imana azasohorera. Mbere yuko twinjira muri ibyo bindi tugiye kubanza turebe, turavuga iyi nyamaswa. Iyi nyamaswa ivuzwa ahangaha n'amahembe 10 yayo ni ibiki, bisobanuye iki? Tubonye ko batubwiye ngo ya mahembe 10 wabonye na ya nyamaswa bizanga marayu bimunyage bimucuze biryinyamaze bimutwike akongoke. Kubera ihe mpamvu? Kuko Imana yashyize mu mitima yabyo guhuza inama no guha ya nyamaswa ubutware bwabyo kugeza aho amagambo y'Imana azasohorera. Ni ukuvuga ngo iyi nyamaswa tubonye mu byahishuwe igice cya 17 umurongo wa 16 ni nayo nyamaswa ivugwa nanone mu byahishuwe 13 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 9. Noneho ikongera kuvugwa ari igishushanyo cyayo kuva ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 17 n'ubundi w'icyo gice cya 13. Ni yihe rero? Ibi twarabyize mu gihe kinini cyane turabisobanura. Abantu ikintu bakwiriye kumenya bose bari ku isi, reka tubwira bizera, nuko Bibiliya yivuze inyamaswa ntabwo ibishaka kuvuga ANTI-KRISTO. Ibi twabivuze kenshi. Ntabwo Bibiliya yivuze inyamaswa ibishaka kuvuga ANTI-KRISTO. ANTI-KRISTO biri mwita ANTI-KRISTO, ikongera ikamwita nanone kandi umuhanuzi w'ibinyoma. Ntabwo rero inyamaswa ari ANTI-KRISTO, ahubwo inyamaswa ANTI-KRISTO niyo azifashisha mu kuyobora isi, kandi ni nayo arimo kwifashisha uyu munsi. Bibiliya yivuze inyamaswa ishaka kuvuga ubutegetsi bwa gipolitiki bukorera hano muri iyi si. Ibi twarabyize muri Danieli, aho Danieli yeretswe inyamaswa enye zazamukaga ziva mu nyanja. Danieli igice cya 4 kuva ku murongo wa 2 kugeza ku murongo wa 8, aho yabonye intare, idubu, ingwe n'inyamaswa rifite amahembe 10. Hanyuma izi nyamaswa yabonye Danieli, ntabwo marayika yaje kumubwira ko ari inyamaswa ngo zazamukaga ziva mu nyanja, kandi inyanja twabonye ko ari abantu batuye ku isi. Nuvuga ngo ni ubutegetsi bwavuye mu bantu. Rero marayika aje kumubwira, yaramubwiye ngo intare wabonye ni ubwami bwa Babuloni buyobowe n'umwami witwa Nebukadinezari. Idubu wabonye ni ubwami buzakurikiraho bw'Abamedi n'Abaperesi buzaba buyobowe n'uwitwa Dariyo na Kuru. Iriya ngwe wabonye ni ubwami bwa gatatu buzakurikiraho buzaba buyobowe n'umwami witwa Alexandre Logara cyangwa se Alexander Mukuru. Hanyuma iriya nyamaswa ya 4 wabonye ni ubwami bwa 4 buzakurikiraho buzaba buyobowe n'abakayisari benshi, ari ubwami bw'Abaroma. Murumva ko rero Danieli Imana ishatse kumwereka ubutegetsi bwo mu isi, ntabwo yigeze mwereka ubutegetsi ngo imwereka abantu, yamweretse inyamaswa. Kandi izo nyamaswa abona zizamuka ziva hehe? Mu nyanja. Iyo nyanja ubwo bashatse kudusobanura ngo ni ubutegetsi bwagiye buva mu bantu. Abantu nibo bagiranywa n'iki? N'inyanja. Ni ukuvuga ngo ni ubutegetsi butowe mu bantu
bukaza kuyobora iki abantu, cyangwa se bugakorera iki abantu. Hanyuma rero iriya nyamaswa dusanga mu Byahishuwe 13 iki twarakize, twabonye ko iriya mitwe 7 igize iriya nyamaswa ni ubutegetsi burindwi bwabayeho bwategetse isi yose, ariko Satani arabwifashisha mu gushaka kurwanya umugambi w'Imana mu gukiza no gucungura abari mu isi uko bwagiye busimburana mu isi. Ni ukuvuga ngo twabonye ko iyo mitwe ari iyihe? Twabonye ko Imana yafashe ubutegetsi bune Daniel yabonye, buriya tumaze kubona bwavuzwe muri Daniel igice cya 7 kuva ku murongo wa 2 kugeza ku murongo wa 8, aho yabonye buriya butegetsi bune amaze kubona. Hanyuma muri Daniel 7 umurongo wa 17 marayika aramubwira ngo izo nyamaswa nini wabonye uko arenye nibo bami bane bazaduka mu isi. Urumva ko yabonye inyamaswa, none marayika aje kumubwira ngo nubwo wabonye ari inyamaswa ariko ni abami bane bazaduka mu isi, bivuga ngo ni ubutegetsi bune bwagomba kwaduka mu isi. Urumva rero ko ubutegetsi Imana ibugeranya n'iki? N'inyamaswa. Noneho igiye guhishura Yohana mu gitabo cy'Ibyahishuwe Yohana igice cya 13, nawe yabonye inyamaswa izamuka iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Inyanja ngira ngo twamaze gusobanukirwa ko ari abantu. Bivuye ngo nanone kandi kuba abonye ari inyamaswa izamuka iva mu nyanja ni ubutegetsi burindwi, kuko abonye ngo iyo nyamaswa ifite imitwe 7, ikagira igihimba, ikagira amaguru, ikagira amaboko. Ni ukuvuga ngo kiriya gihimba ni abami bayoboraga ibindi bihugu, ariko iriya mitwe 7 ni ubwami bw'abami, cyangwa se ni abami b'abami, abampereri bagiye bayobora isi. Bivuga ngo ni ubutegetsi bwagiye bwigarura isi yose bukayobora na ba bami bo mu bindi bihugu. Urugero ku bwami bwa Nebukadinezari Babuloni, tubona ko mu gihe cye yayoboraga ibihugu 127. Mu yandi magambo ubwo yari ayoboye isi yose, kuko icyo gihe iyo bavuze igihugu ntabwo bashaka kuvuga nk'uko ibihugu byacu bimeze. Icyo gihe igihugu yabaga ari empire. Hanyuma uyu munsi ibyo twita ibihugu muri icyo gihe byabaga ari intara. Niba rero bavuze ngo Nebukadinezari yayoboraga ibihugu 127, bashatse kuvuga ngo ni za empire. Hanyuma rero izo ntara ari byo twita ibihugu uyu munsi zabaga ziri muri zo empire, zabaga ziyobowe n'abitwa ngo ni abami. Noneho Nebukadinezari akaba ari umwami w'abo bami. Rero iyo mitwe 7 ivuga kuri ya nyamaswa ni ubutegetsi burindwi bw'ibihangange bwategetse isi yose, kandi burongera bugira uruhare Satani abwifashishije mu kurwanya umugambi w'Imana, cyane burwanya Isiraheli, kuko Isiraheli Imana yari yarayitoranirije ikomoye muri Abrahamu nk'ubwoko izakomoramo umukiza uzaza gukiza abari mu isi yose. Satani rero uwo mugambi yawumenye kera, amenye ko kuba Imana ihamagaye Aburahamu, nkuko tubisoma mu Itangiriro ibice 12 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 3, aho Imana yamubwiye ngo Aburahamu, siga umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha wo kwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Satani yahise amenya ko igihe Imana yahamagaraga Aburahamu bitewe n'amagambo imubwiye, ari bishaka gukoramo umuteguro ukomeye ngo azakomokemo Yesu kubw'isezerano rya nyuma imubwiye, cyangwa se kiriya kintu cya nyuma imubwiye cya 7, aho yamubwira ngo muri wowe nimo amahanga yose yo mu isi azahererwa umugisha. Iryo jambo rero ngo muri wowe nimo amahanga yose yo mu isi azahererwa umugisha. Satani yahise wabyumva cyane kurenza uko Aburahamu yabyumvishije, kuko yumvise ko ariho izakomora umucunguzi uzaza gucungura abari mu isi. Bituma rero Satani atangira kurwanya umugambi w'Imana kuri Aburahamu, kuri Isaka, kuri Yakobo. Tugiye kureba amateka ya Aburahamu, ubuzima yabayemo, ni ikintu gikomeye. Umugore we yari yarabuze n'urubyaro, Sarayi cyangwa se Sara. Isaka amaze gushaka nawe urubyaro byaramugoye kugira ngo abone umwana. Yakobo Satani yaramurwanyije ku rwego rukomeye kugeza ubwo amuteza no kuba yashaka abagore benshi. Ibyo byose wari umugambi wa Satani kugira ngo agenda aburizamo umugambi w'Imana,
kucyo yagambire ko muri Aburahamu ariho amahanga yose yo mu isi azahererwa iki umugisha. Muribuka Aburahamu inzara yateye i Kanani ahungira muri Egiputa, agezeyo arabeshya. Urumva Satani acyahiga Aburahamu kugira ngo azibiranye umugambi w'Imana mu gukiza abari mu isi binyuze muri Aburahamu. Hanyuma rero kuri Isaka nabwo inzara yongeye gutera i Kanani, nabwo arahunga, nawe arabeshya. Kuri Yakobo yarigayije umugisha mukuru we Esawu ashaka kumwica, Yakobo arahunga. Ibyo byose ni Satani mo kurwanya umugambi w'Imana kuri Aburahamu. Hanyuma tuzi ko Yakobo ari we Isiraheli, ni ukomokaho imiryango yose ya Isiraheli. Rero buriya butegetsi bugeze kuri burindwi, ariyo mitwe irindwi, aribwo butegetsi bw'ibihangange bwagiye butegeka isi yose, bukagenda bwigarurira isi yose, ariko mu bihe bitandukanye, ko mutagira ngo bwategekeye rimwe, ahubwo umutwe umwe warayoboraga ukamara igihe warigaruriye isi, nyuma yawo ukavaho ugasimburwa n'undi. Ibi rero twarabyize tubona ko iyi mitwe irindwi ari iyihe. Twabonye ko hari umutwe wa mbere ari wo Misiri cyangwa se Egiputa. Ubutegetsi bwa Egiputa nibwo butegetsi bwa mbere bwategetse isi yose, burongera bugira uruhare mu kurwanya ubwoko bw'Imana bwa Isiraheli. Murabizi ko Abisiraheli bamaze imyaka 430 mu gihugu cya Egiputa, nk'uko Imana yari yarabibwiye Aburahamu. Murabizi bajya kuvayo ukuntu byagenze, n'ukuntu hapfuye abantu benshi. Satani yashaka kuburiza umugambi w'Imana mu gukiza abari mu isi, kuko yari yaramaze kumenya ko muri Isiraheli ariho Yesu azaca kugira ngo aze gukiza abari mu isi. Misiri rero cyangwa se Egiputa yategetse isi yose, Satani arongera arayifashisha mu kurwanya umugambi w'Imana, arwanya Isiraheli. Umutwe wa kabiri twabonye ko ari Ashuri, ariyo Siriya y'uyu munsi, yategetse isi yose, Satani arongera arayifashisha mu kurwanya iki Isiraheli. Ashuri muri 710 bateye mu majyaruguru ya Yerusalemu ahitwa Samariya, batwara ya miryango 10 bayijyana muri Ashuri. Hanyuma muri 607 mbere y'ivuka rya Yesu, Nebukadinezari nawe aramanuka ajya i Yerusalemu, ajya gufata umuryango wa Yuda n'uwa Benyamini, nawe arabajyana. Ibyo byose rero wari umugambi wa Satani kugira ngo arebe ko yaburiza umugambi w'Imana, Abisiraheli bivange n'abanyamahanga basenge ibigirwamana, ababyanze bicwe, kugira ngo Imana itazabona isohoreza umugambi wayo, kuko Mesiya agomba kuvuka mu ishyanga riyoborwa n'amategeko y'Imana, ari ryo shyanga rya Isiraheli. Ashuri rero yaragerageje biranga, ariko nayo Satani yarifashishije. Hanyuma hakurikiraho Babuloni, ariyo Iraq y'uyu munsi, nayo nyine nuko tubibonye ko bamanutse bakajya gutwara Abisiraheli. Abisiraheli babona imyaka 70 i Babuloni. Nyuma yaho Imana yongera kubakurayo, barataha bubaka urusengero rwabo. Noneho rero muri 539 Babuloni yasenyuka, Abamedi n'Abaperesi barinjira, nabo baraza. Satani yongera kwifashisha abo bantu mu gihe cy'umwami w'abami Ahasuwerusi, mu gihe cya Morodekayi na Esiteri. Ngira ngo murabizi amateka yabyo, ukuntu umugabo witwa Hamani, Generali Hamani, yashatse kugira ngo yice Abayuda bose bamareho, kuko Satani yarabizi ko Yesu agomba gukomoka mu muryango wa Yuda, akazaza n'intare mu muryango wa Yuda. Rero muri kiriya gihe Abayuda bose Hamani yarabagambaniye, ashaka kugira ngo atsembeho Abayuda bose. Ariko Imana iza gukora ikintu kubw'amasengesho ya Esiteri na Morodekayi ndetse n'Abayuda, ngo nuko rero baba ari bo noneho bigaranzura umwanzi, Hamani aba ari we wicwa. Abayuda barokoka ubwo, ariko cya kiyoka Satani cyari kiri kwifashisha ubwo butegetsi kugira ngo kirebe ko gitsembaho umugambi w'Imana mu gutsembaho ubwoko bw'Imana bwa Isiraheli. Noneho rero nyuma yaho muri 331 mu gihe Ubugiriki bwabagaho, cyangwa se Alexandre yafataga ubwami akayobora isi, yigarura isi yose, Ubugiriki nabwo Satani yarabwifashishije mu kurwanya ishyanga rya Isiraheli. Ibitwara bibonye ku mwami w'abami wimye ingoma mu 175 mbere y'ivuka rya Yesu, ari we Antiochus Epifani wa 4. Ibyo yakoreye Abisiraheli nk'uko Daniel yamuhanuye mu gice cya 8. Antiochus Epifani yitwara mwize uburyo yasemborezaga ANTI-KRISTO zaza. Hanyuma bigeze mu 135 hongera kujya hundi Antiochus Epifani wa 7, nawe yongera kurwanya none n'Abayuda kugira ngo bamareho, ariko nabwo Imana irabaneshereza. Uwo ni wa mugambi wa Satani wo kurwanya
umugambi w'Imana kugira ngo Mesiya atazabona haturuka. Ibi nabyinjiye mushaka kugira ngo nongere nsobanure ko inyamaswa atari ANTI-KRISTO. Theology yigishije abantu nabi, theologia yigishije abantu nabi, kuko bafite ibintu biri formulaire, ariko Bibiliya ntabwo ivuga ko inyamaswa ari ANTI-KRISTO. Bibiliya ivuga ko inyamaswa ari ubutegetsi. Ni nako Yakobo yavuze. Reka dusome mu rwandiko rwa Yakobo kugira ngo mubyumve uburyo Imana igereranya abantu nk'inyamaswa bitewe n'ubwenge bafite butari ubwenge buva ku Mana. Uyu munsi isi iyobowe n'ubwenge bw'isi, ntabwo iyobowe n'ubwenge bw'Imana. Kandi Bibiliya yivuze ngo ubwenge bw'isi ntabwo ibishaka kuvuga ubwenge buri nature, ibishaka kuvuga ubumenyi. Nubwo abantu bavuga ngo ni ubwenge, ariko ni ubumenyi, kuko ibyo abantu biga byose biga iby'Imana yaremye bakabikoraho ubushakashatsi. Abascientifique ibyo bakora mu bushakashatsi byose ni ibintu biriho byabayeho, barabibonye babikoraho ubushakashatsi. Abafilozofe nuko, abiga iby'ubumenyamuntu nuko babonye umuntu, iyo umuntu atabaho ntibari kumenya ibyo biga, kandi nabo ntibari kubaho. Abiga ibirebana n'ibinyabuzima, inyamaswa, amatungo n'ibiki byose, ni ukuvuga ngo nabo nuko Imana yabiremye. Ibyo rero byose n'ubumenyi n'ubushakashatsi bakora, ntabwo bwari ubwenge, kuko ubwenge bw'Imana nibwo bwaremye ibyo byose. Ni nayo mpamvu Bibiliya ivuga ngo kuba Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Umuntu wese wubashye Imana aba ahindutse umunyabwenge ku rwego rurenze. Itoro rya Kristo mu isi ni abanyabwenge, reka mbite ngo ni intiti. Niyo mpamvu Yesaya yahanuye mu bice 35 murongo n'umubare wa 6, kandi hazabaho inzira nyabagendwa. Iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abandi imitima ntibazayicamo, ahubwo izabiya babandi abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba. Iri jambo rivuze ngo naho baba ari abaswa rirerekeza ku isi. Isi umuntu wese utarize ubwo bumenyi bw'isi bamubona nk'umuswa, ariko ijuru ntago rimubona nk'umuswa, ahubwo rimwita intiti, umunyabwenge. Kubera iki? Afite ubwenge buri nature, ntago afite ubumenyi. Ubwenge yahawe n'Imana bwaremye ibyo byose. Niyo mpamvu ashobora kureba ibintu akabimenya, mu gihe abascientifique bo babikoramo ubushakashatsi. Wabirebye gutya gusa akabimenya, mu gihe abandi bo babikoramo iki? Ubushakashatsi. Noneho rero Yakobo hano agiye kugaragaza uburyo abantu bahindutse inyamaswa abantu. Yakobo 3:13 kugeza ku murongo wa 17 haravuze ngo, ninde muri mwe umunyabwenge kandi w'umuhanga niyerekanisha ingeso nziza imirimo ye afite ubugwaneza n'ubwenge. Ariko niba muhorana amakimbirane akaza mu mitima yanyu, mugahorana intonganya, ntimukabyiratane ngo mubeshyere ukuri. Bene ubwo bwenge si bwo bumanuka buvuye mu ijuru, ahubwo n'ubw'isi, n'ubw'inyamaswa abantu ndetse n'ubw'abadayimoni. Niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu, mugahorana intonganya, ntimukabyiratane ngo mubeshyere ukuri. Bene ubwo bwenge si bwo bumanuka buvuye mu ijuru, ahubwo n'ubw'isi, ngo n'ubw'inyamaswa abantu ndetse n'ubw'abadayimoni. Kuko aho amakimbirane n'intonganya biri, ariho no kuvurungana kuri no gukora ibibi byose, ariko ubwenge buva mu ijuru irya mbere buraboneye, kandi n'ubw'amahoro n'ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura ku butoni kandi butagira uburyarya. Nubwo ntabwo muzi ko amakimbirane mu isi ariyo yuzuye. Ubutegetsi bwo mu isi nimuzi ko buhoramo bakimbirane. Nose abo bascientifique nabo bafilozofi nimuzi ko aribo bahora mu makimbirane. Nose inzego za politike z'isi ntabwo mu ntambara zihari, amakimbirane, intonganya. Bivuga ngo rero ubwo butegetsi bwose ni inyamaswa. Impamvu bivuze ngo niba muhorana amakimbirane mu mitima yanyu, mugahorana intonganya, ntimukabyiratane ngo mubeshye ukuri. Ukuri ni Yesu nyine. Yesu niwe Bibiliya yita ngo n'ukuri, kandi nawe yarabyivugiye ngo ni genzira ukuri n'ubugingo. Rero aravuga ati ntimukabyiratane ngo mubeshye ukuri. Bene ubwo bwenge si bwo bumanuka buvuye mu ijuru, ahubwo n'ubw'isi, n'ubw'inyamaswa abantu ndetse n'ubw'abadayimoni. Rero ubutegetsi bwo mu isi nibwo Bibiliya yita inyamaswa. Ntabwo ANTI-KRISTO ari we nyamaswa, ahubwo ubutegetsi, politike z'ubutegetsi zo mu isi, abanyapolitike, ubutegetsi nizo nyamaswa. Twari tugeze ku mutwe cyangwa se inyamaswa ya 5, aribwo bwami bw'Ubugiriki, aho twabonye ko bwabayeho cyangwa se bwatangiye kuyobora Alexander afata isi muri 331, hanyuma aza gupfa, ubwami bwe bwigabanywamo
ubundi bune abajenerali b'abane b'ingabo barabwigabanya, harimo uwitwa Kasandere, uwitwa Ptolemy, uwitwa Seleucus ndetse n'uwitwa Lysimachus. Abo nibo bigabanyije ubutegetsi bwa Alexander Rugara, hanyuma barabwigabanya. Nyuma rero ubwami bwa Seleucus nibwo bwaje gukomokamo uwitwa Antiochus Epiphanes wa kane, kugira kuza gukomokamo witwa Antiochus Epiphanes wa karindwi. Bose bakaba barasemburizaga ANTI-KRISTO uzaza. Hanyuma mu 168 ubwami bw'Ubugiriki bucyura igihe, hanyuma hakurikiraho indi nyamaswa ya gatandatu ariwo mutwe wa gatandatu, aribwo bwami bw'Abaroma bwigarurira isi. Roma yakoze amarorerwa, kandi akaba ari nayo ya nyamaswa ya kane ivuga muri Danieli igice cya 7 kuva ku murongo wa 5 kumanuka hasi kugeza ku murongo wa 27. Ubwo n'ubutegetsi burindwi bw'ingenzi bw'ibihangange bwabayeho ku isi, bwategetse isi yose, burongera bugira uruhare Satani abwifashishije mu gushaka kuzimangatanya, kuzimya intego y'Imana mu gukiza abari mu isi, buhangana n'ishyanga rya Isiraheli ryayoborwaga n'amategeko y'Imana, bayoborwa n'icyo bita teokarasi, mu gihe bwo bwayoborwaga n'icyo bita demokarasi. Satani akabwifashisha bukigarura isi, bukajya kurwanya Isiraheli kugira ngo Isiraheli iyoboke amategeko yabwo. Isiraheli yabyanga igahora mu ntambara z'urudaca zidashira. Uwo wari umugambi wa Satani wo gushaka guhagarika, gusenya, gusiribanga umugambi w'Imana mu gucungura, mu gukiza abari mu isi, kuko Mesiya Kristo Yesu yagombaga gukomoka mu ishyanga rya Isiraheli. Niyo mpamvu rero ajya ashaka kuzimangatanya ishyanga rya Isiraheli, ariko biranga kugeza ubwo Mesiya ejo bundi avuka muri 4. Amaze kuvuka batangira kubara kuva kuri 1, none tugeze mu mwaka 2022 Yesu yaraje mu isi. Hanyuma rero twabonye ko ubutegetsi butandatu bwasimbuwe n'ubutegetsi bwa nyuma nabwo buri gutegeka isi yose, ariko bukaba ari leta yigenga, ariko bukaba ari ubutegetsi bubiri kandi bufite leta zigenga ziri hano ku isi, nyamara bukaba bufite ikintu buhuriyeho mu kuyobora isi, aribwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na United Kingdom. Ubwo turavuga Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aribo barwanya intambara ya mbere isi yose barayitsinda, n'iya kabiri nayo bongera kugaragara ari nk'umutwe wa nyuma wa 7 ugaragaye mu isi ugiye kwigarurira isi yose. Uyu munsi rero bayoboye isi, bayifite mu biganza byabo, nubwo ibindi bihugu byigenga byose, ariko bafite itegeko bayoboje isi. Murabizi ko bashaka gutora irindi tegeko rishya, icyo bita the new world order, itegeko rishya. Amerika ejo bundi Perezida Joe Biden yavuze yuko itegeko rishya bagiye gushyiraho aribo bagomba n'ubundi kuriyobora, kuko ni rya mbere batoye nyuma y'intambara ya kabiri isi yose, n'ubundi nibo bariyoboraga. Kugeza uyu munsi rero barashaka ko iri tegeko rishya bashaka gushyiraho gahunda nshya y'isi, cyerekezo gishya cy'isi, n'ubundi nibo bagomba kuyobora iryo tegeko rishyashya. Urumva rero ni umutwe wa 7 uyoboye isi yose, nta wundi mutwe uzaza, nibwo butegetsi bwa mbere n'ubwa nyuma buri gutegeka isi yose. So nukuvuga ngo rero Bibiliya iyo ivuze inyamaswa y'imitwe 7 n'amahembe 10, ibishaka kuvuga ubwo butegetsi 7: Misiri, Syria, Iraq, Iran, Greek, Ubutaliyani ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza. Egiputa, Ashuri, Babuloni, Mediperesi, Ubugiriki, Roma na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanyije n'Ubwongereza mu rugendo rwo kuyobora isi yose. Iyi mitwe 7 tubonye ko itayoboye mu gihe kimwe, buri mutwe warayoboraga ukavaho ugasimburwa n'uwundi, ariko umutwe wose wajyagaho wabaga uyoboye isi yose, bwabaga ari ubwami bw'abami. Iyi mitwe rero cyangwa ubu butegetsi 7 nibwo Imana yise inyamaswa, bitewe ko bahorana imivurungano, bahorana amakimbirane akaze, yaba yo mu mutima ndetse n'ayo ku mubiri, intambara. Imana rero igenda ibagaragaza nk'inyamaswa, niyo mpamvu yabise ngo ni inyamaswa abantu.
bene ubwo bwenge buhorana amakimbirane akaze, bugahorana intonganya, ngo nubwo inyamaswa abantu ntabwo bumanuka buvuye hehe mw'ijuru. Ubwo butegetsi rero Bibiliya yabwise inyamaswa, ntabwo inyamaswa ari ANTI-KRISTO. Ubu butegetsi rero turabona ko uyu munsi hari kuyobora ubwa nyuma, umutwe wa 7 ubundi bwo busa nkaho bwacyuye igihe. Ibyo bihugu birahari n'abategetsi babyo barahari babiyoboye, ariko noneho bibumbiye noneho mu gishushanyo cyabwo. Ni ukuvuga ngo bishyize hamwe, barongera bakora igishushanyo cyabwo cyo kuyobora isi yose mu buryo bw'igishushanyo. Ni ukuvuga ngo bari kuyobora isi yose mu buryo bw'igishushanyo. Icyo gishushanyo ni ikihe? Twaragisobanuye kenshi. Ni ukuvuga ngo uyu munsi icyo gishushanyo cyabwo kiri kuyoborana cyangwa se gifatanyije urugendo mu kuyobora isi yose na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza, ari wo mutwe wa 7 uyu munsi uri gutegeka isi yose. Icyo gishushanyo ni ikihe rero? Twabonye ko ni umuryango watangijwe bisabwe kandi bitewe inkunga mu mizo ya mbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza nyuma y'intambara ya mbere isi yose, ubwo yari irangiye yashize imyaka 2 mu 1920. Uwo muryango wagiyeho witwa umuryango w'amahanga, mu Gifaransa ukaba witwa ngo ni SDN. Uyu muryango washinzwe ugizwe n'ibihugu 63. Hanyuma rero uza gusenyuka mu ntambara ya kabiri isi yose, ubwo Hitler yatangizaga intambara muri 1939. Muri 1942 1943 aho iby'uyu muryango, kuko wari wariyemeje kuzazana amahoro n'umutekano mu isi, ntabyo wakoze. Muri 1945 iby'uyu muryango byari byararangiye, hongera kuvuka ikindi gishushanyo cyawo noneho kinini gikomeye gifite n'inshingano zirenze izo wari wariyemeje, cyitwa umuryango w'abibumbye UN cyangwa se ONU. Uyu muryango wa ONU ni umuryango watangiye ugizwe n'ibihugu 150. Ubu uyu munsi ndibwira ko maze kugeramo ibihugu 190, ndumva ari na kimwe nibatari na 2. Murumva ko isi yose imaze kwibumbira mu muryango w'abibumbye. Umuryango w'abibumbye rero ni igishushanyo cya buriya butegetsi bwabayeho, aribwo Egiputa, Ashuri, Babuloni, Mediperesi, Ubugiriki, Roma, hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyoboranye nawo n'Ubwongereza mu mizo ya mbere, nkuko n'ubundi washyizweho bwa mbere aribo babisabye, n'ubundi nibo ba mbere batera n'inkunga ya mbere mu gishushanyo cyitwa umuryango w'abibumbye. Ndasubiramo, umuryango w'abibumbye ubu nicyo gishushanyo cyasimbuye buriya butegetsi tubonye Bibiliya yise ngo ni inyamaswa zagiye zibaho. Uyu munsi rero ubu umuryango w'abibumbye nicyo gishushanyo cy'inyamaswa, niyo nyamaswa. Mu yandi magambo, ntabwo kiri igishushanyo. Impamvu utari igishushanyo ni iki? Nuko mu Byahishuwe 13 umurongo wa 14 hatubwira ngo ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. 15 ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicisha abatakiramya bose. Uvuga ngo Amerika n'Ubwongereza basabye yuko haremwe igishushanyo cya buriya butegetsi 6 bwari bwarabayeho, ariko bukaba bwari bumaze gusenyuka na Roma isa ngacitse intege, isigaranye imbaraga mu buryo bw'iyobokamana, ariko mu buryo buri politiko yari imaze gucika intege mu ntambara ya mbere y'isi yose. Noneho rero Amerika n'Ubwongereza bamaze gusaba yuko iki gishushanyo cyabayeho cyitwa umuryango w'ubumwe bw'amahanga, ngo Amerika n'Ubwongereza bagiha umwuka ngo gihumeke kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. Uti rero bagihaye umwuka mu buhe buryo? Nuko bafashe ububasha bwabo barangije bawuha umuryango w'abibumbye cyangwa se umuryango w'amahanga. Ubwo niba abandi abagavana, abantu bose bagiye bayobora muri bwa butegetsi bwose, Misiri, biriya butegetsi bwose bishyize hamwe. Hanyuma rero Amerika n'Ubwongereza kandi nabo ubwabo bafata ubushobozi bwabo babuha
icyo gishushanyo kigiyeho ngo kibategeke. Urumva nibo bagishyizeho barangije kandi biyambura ubushobozi barabugiha ngo kigaruke kibategeke. Niyo mpamvu umuryango w'abibumbye ukora nk'aho ari leta yigenga mu isi. Bene data, iki kintu mukomeze kucyumva, nituvuga umuryango w'abibumbye muzahumve cyane, mwumve imbaraga ufite mu isi. Uyu muryango w'abibumbye rero wagiyeho mu buryo bw'igishushanyo, ariko bamaze kuwuha umwuka ngo uhumeke, tubonye ko kuwuha umwuka ngo uhumeke ni ububasha bawuhaye. Niyo mpamvu utegeka ibihugu byose byo mu isi, urabiyobora, ushyiraho amabwiriza. Bivuge ngo rero ni muzima, noneho uri gukora nk'aho ari leta, ni nk'ubutegetsi buhari, ni nk'ikindi gihugu, kandi ni ba bandi bose n'ubundi nyine bagiye bibumbira hamwe, bafata icyo gishushanyo bagiye ububasha ngo aricyo kigaruka kibayobore. Nshuti z'Imana, igitabo cy'Ibyahishuwe ni igitabo gikomeye kivuga ubuhanuzi bukomeye dukwiye kwiga, kuko igitabo cy'Ibyahishuwe gikuyemo ikintu cyitwa politike y'isi, akaba muri ikintu cyitwa teokarasi, ubutegetsi bw'Imana. Imana igaragaza uburyo bw'imiyoborere y'isi, uburyo isi iyobowe nabi, kandi Imana yarateguye ko isi igomba kuzagira ubuyobozi bwiza bukomotse kuri Adamu. Ariko Adamu ubwo yafataga ubutware bwe akabuha Satani, Satani yahise umutware w'isi. Noneho rero abantu bose bayoboye isi, Satani abatwaza igitugu, akabaha kondisiyo, akabaha ibyo bagenderaho. Niyo mpamvu tubona ko hari imiryango yiyegereje kugira ngo ajye ayiha ubutunzi, ayihe n'ubwenge, ku buryo usanga iyo miryango ifite ubwenge buri hejuru y'ubw'abaperezida. Ugasanga iyo miryango ifite ubutunzi, ifaranga ni iryabo, ubutunzi bukomeye ni ubwabo, bigatuma rero bategeka n'abaperezida bayoboye ibihugu, bakabashyira bakabaha umurongo wo gutegeka cyangwa se wo kuyobora ibihugu byabo. Niyo miryango twabonye Satani yiyegereje. Rero ibyo byose nibyo tubona hano mu gitabo cy'Ibyahishuwe Yohana. Tuzagenda tukiga cyane ko tushaka kucinjiramo cyane mu buryo bucukumbuye. Aha turimo turasobanura tugaragaza ko ANTI-KRISTO atari we nyamaswa, ahubwo ANTI-KRISTO ni ubutegetsi bwabayeho butakiriho, bukaba busimbuwe n'umuryango w'abibumbye. Ubu niyo nyamaswa ivugwa. Noneho rero hanyuma rero Amerika n'Ubwongereza akaba ari umutwe wa 7, akaba ari nabo basabye ko habaho ubwo butegetsi. Nibo barimo kusuka inkunga nyinshi za mbere mu muryango w'abibumbye, bafatanyije nabo kuyobora isi yose. Mu yandi magambo, ubu uyu munsi umuryango w'abibumbye uri kuyobora isi yose mu buryo bw'igishushanyo cy'ubutegetsi bwa ANTI-KRISTO buzagaragara ku mugaragaro ubwo azaba aje agaragaye. Rero uri kuyobora isi yose, uyobora amagavumenti yose ari muri iyi si, utanga amabwiriza ku baperezida b'ibihugu mu buryo bw'igishushanyo cy'ubutegetsi bwa ANTI-KRISTO bugiye kuza vuba aha ngaha. Twari turimo turasobanura Ibyahishuwe 17 umurongo wa 16, twabonye ngo ya mahembe 10 n'inyamaswa bizangamara yo bimunyage, bimucuze, birya inyama ze, bimutwike, akongoke, kuko Imana yashyize mu mitima yabyo gukora ibyo yagambiriye, no guhuza inama, no guha ya nyamaswa ubutware bwabyo, kugeza amagambo y'Imana azasohorera. Tumaze kubona rero ko inyamaswa ivuzwa aha ngaha ni ubutegetsi bwabayeho, ariko bwasimbuwe n'igishushanyo cyabwo, nacyo gihabwa umwuka ngo kibe kizima, ari cyo cyitwa umuryango w'abibumbye UN. Amahembe 10 rero avuzwe ni ibihugu 10 biri mu muryango w'abibumbye, bifite intebe zihoraho. Icya mbere bikaba ari ibya mbere kubirebana n'ubukungu bw'isi, icya kabiri bikaba bikomeye kubirebana na politiki. Ibyo bihugu 10 ni ibihe rero? Igihugu cya mbere ni Amerika, igihugu cya kabiri ni Ubwongereza, igihugu cya gatatu ni Ubudage, igihugu cya kane ni Ubufaransa, igihugu cya gatanu ni Uburusiya, igihugu cya gatandatu ni Ubushinwa, igihugu cya karindwi Ubuyapani, igihugu cya munani Espanye, igihugu cya 9 Canada, igihugu cya 10 Ubutaliyani. Ibi ni ibihugu 10 Yohana yabonye nk'amahembe 10 azaba ari kuri iriya nyamaswa y'imitwe 7. Hanyuma Daniel nawe yarabyeretswe ko aya mahembe azaboneka. Tubisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel igice cya 7 kuva ku murongo 23. Nawe aya mahembe yari yarayabonye ko azakomoka ku ngoma y'ubwami bw'Abaroma.
noneho ya ngoma y'ubwami bw'abaroma mu gihe yari iyoboye isi, Yohana hawe ubuhanuzi bw'igitabo cy'ibyahishuwe. Aya mahembe arayabona mu byahishuwe 17 umurongo wa 12. Akimara nawe kuyabona, urumva noneho ni ya ngoma iriho Daniel yarabonye ko arizakomokaho ayo mahembe. Noneho muri cya gihe cya ya ngoma, Yohana mu gihe nawe yeretswe ibyahishuwe, ya mahembe arayabona, marayika aramubwira ngo aya mahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarima. Bivuye ngo Yohana nubwo yabonye nawe icyo gihe mu gihe cye aya mahembe 10 yari atarima. Aya mahembe yimye ryari, cyangwa se ibi bihugu 10 byagaragaye ryari kugira ngo bitegeke nabyo nk'abami, bitegekana n'inyamaswa, ari cyo gishushanyo cyitwa umuryango w'abibumbye, kandi bifatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza. Ni ukuvuga ngo igihe uyu muryango watangiraga witwa umuryango w'amahanga nyuma y'intambara ya mbere si yose, ibi bihugu nibwo byagaragaye nk'ibihugu bikomeye, nabyo byahise bizamuka mu bukungu. Amerika bitewe n'inkunga bigaragara mu isi nabyo ari ibihugu bikomeye. Ndasubiramo, ni ibihugu 10: Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubushinwa, Uburusiya, Ubudage, Ubuyapani, Ubutaliyani, Espanye ndetse na Canada. Ibi ni ibihugu 10, akaba ariyo mahembe 10 avuzwe ari kuri iriya nyamaswa twabonye. Yatangiye ari ubutegetsi buyoboye isi, noneho buza gusimburwa n'igishushanyo kibuhagarariye bwose ko butakiyoboye isi. Hariho umutwe wa 7, hanyuma akaba ari igishushanyo cyitwa umuryango w'abibumbye, ariko nacyo ni kikiri igishushanyo kuko kiri gutegeka nk'ari leta itegeka isi yose kubw'amategeko yacyo gitanga kandi agakurikizwa. Nuko bafashe ububasha bakagiha umwuka ngo gihumeke, bagihaye ububasha bwabo, kiragaruka kirabayobora. Noneho rero hano mu byahishuwe batubwiye ngo rero umuryango w'abibumbye ari wo wasimbuye buriya butegetsi 6, ukaba ufatanyije n'umutwe wa 7 ari wo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse na biriya bihugu 10 ariyo mahembe 10 biri mu muryango w'abibumbye, bikomeye muri politiki, bikaba bikomeye no mu bukungu. Batubwiye ngo bizanga maraya uwo, bimunyage, bimucuze, birya inyama ze, bimutwike akongoke. Maraya uitwara mwize nawe. Izo nyisho ziri kuri AYALONI TV. Twabonye ko maraya ni urudubi rw'amadini yose y'inyigisho z'ibinyoma ruri hano mu isi. Hakaba nyina w'izo maraya ari wo Kiliziya Gatolika, niwe nyina w'abamaraya bose bari hano mu isi. Ibi twarabyize. Ku muntu ushaka gukurikirana izi nyigisho wajya kuri AYALONI TV urazisangaho. Noneho baratubwira ngo rero bizanga maraya uwo, bimunyage, bimucuze, birya inyama ze, bimutwike akongoke. Ubwo turavuga biriya bihugu 10 na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari umutwe wa 7 uri kuyobora. Bizanga maraya, bizanga amadini, bizayanga. Kandi ubundi mu bihugu by'Uburayi tumaze kugenda tubyumva neza ko rwose ikintu cyitwa idini rimaze gucika intege, bimaze kuvumburwa ko idini ari feke, ari ukwirundanyirizaho ubutunzi. Aba bapadiri basubiye mu ngo, nushatse gusezerana asanga padiri mu rugo. Ikintu cyitwa idini nimo kugenda rita agaciro. Leta z'isi ziri kunyura zivumbura ko ari abatekamitwe. ANTI-KRISTO noneho rero azakomoka ko tubonye ko inyamaswa atari ANTI-KRISTO, ahubwo ANTI-KRISTO bazaza yifashishe iyi nyamaswa cyangwa ubu butegetsi mu kuyobora isi. Nkuko twabonye ko abayuda, nta muntu ushobora kuyobora abayuda atari umuyuda, kandi tukabona ko ANTI-KRISTO agomba kuza mu isi, ariko itorero rivuye mu isi. Ubushize twabonye ko itorero riva mu isi kubera abantu bazabura, abana bazava mu nda z'ababyeyi, bakava mu migongo yabo, bakava ku bibero bari konswa, abagabo bazabura abagore babo, abagore bakabura abagabo babo, abantu hirya no hino bakabura. Bizatuma imirimo ihagarara, ku buryo gukora kw'abantu bizaba gake, kuko abantu bazaba batewe ubwoba nibigiye kubaho nyuma ko isi igiye kurimbuka, kandi bakarimbuka barimbukanye na Satani. Kuko mu isi hazaba hari umuborogo n'ubwoba bwinshi, bizatuma nta mirimo ikorwa, ahubwo abantu bazakubita hirya no hino bashakisha umuntu wakongera kubigisha ijambo ry'Imana, ariko ntawe uzaba gihari. N'ikitabo cyitwa Bibiliya nta gaciro
kizaba kigifite, kuko umwuka w'Imana wahumetse aya magambo azaba yazamukanye n'itorero. Nuko bisoma bakumva ari nk'inyuguti gusa, ari ibintu bidafite epfo na ruguru. Nta mumeko y'umwuka izaba ikiri muri izi nyuguti, ahubwo umwuka azaba yigendeye, kuko nta bundi busobanuro azaba agiha abantu. Abo yahaga ubusobanuro, umugeni wa Kristo azaba yamucyuye. Icyo gihe rero Bibiliya nta kizaba ikivuze. Niyo mpamvu abantu bazajarajara bashaka umuntu wabigisha ijambo ry'Imana, ntibizashoboka. Abantu bazagira ubwoba bukomeye, bazaterwa ubwoba nuko bagiye kurimbuka. Imirimo ihagarare, za gavumenti zahagarara, amanama zahagarara, abacuruzi bazahagarara, abacukura amabuye y'agaciro bizahagarara, mbega ibintu byose bizahagarara. Muri icyo gihe rero nibwo iki gishushanyo cyangwa se iyi nyamaswa asimbuye buriya butegetsi bwabayeho, ariyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, none ifatanyije n'igishushanyo cyabwo cyitwa umuryango w'abibumbye, ndetse na ya miryango duhora tubabwira nk'abafirimaso, abaroze kuruwa, abajesuiti, abailiminati, bose nibwo bazaterana. Muri uku guterana kwabo cyangwa se muri iyi nama bazaba bakoze, bazaba bigamo ingingo nyinshi. Reka mvugemo ingingo 3 zikomeye bazigaho muri uku guterana kwabo. Ingingo ya mbere yo kwigaho ni ingingo irebana no gucecekesha. Iyi mvugo imaze igihe ivugwa, ikaba ituma abantu barahangayitse n'imirimo yarahagaze, ariyo ngingo yitwa kuzamurwa kw'itorero, kuko abantu bazahora baboroga bavuga ati itorero ryaragiye, turarimbutse. Mbega intego ni ugucecekesha abantu bose bavuga icyo kintu. Nta muntu ushaka kongera kuvuga ko ngo Yesu yagarutse kandi ngo abakirisitu bagiye cyangwa se abarokore bavuye mu isi. Ntitubishaka. Iyo niyo ngingo ya mbere baziga, bibaza uburyo bagiye kugenza kugira ngo bacecekesha ayo majwi yose avuga icyo kintu. Ingingo ya kabiri bazigaho. Ingingo ya kabiri bazaba barimo kwigaho mu ngingo nyinshi zaba bafite, izaza mu mizo ya mbere, ni ingingo irebana n'ikibazo cya ekonomi, uburyo isi yahungabanye kubera ubukungu bwamaze guhananuka. Niki twakora kugira ngo isi yongere itere imbere, ko isi isubiye inyuma, isubiye hasi? Ubushize nababwiye yuko isi yubakiye ku kintu cyitwa gukora, ku buryo abaturage bose batuye ku isi baramutse bifashe, nibuza bakamara nk'amasaha 2 badakora, igihombo isi yagira kugira ngo kizagaruke, cyazagaruka hashize imyaka magana n'amagana. Rero isi yubakiye ku gukora. Niyo mpamvu no muri ibi bihe by'ama lockdown yagiye abaho muri iki gihe cya coronavirus, abantu babaga bari gukora bakorera mu ngo zabo bakoresha ikoranabuhanga. Rero ubu haramutse habaye ikintu gituma noneho akazi, imirimo ihagarara ku buryo nta mukozi n'umwe wongera kugikina akora, nibuza amasaha 2, igihombo isi yagira bazakigaruza mu myaka myinshi. Icyo gihe rero noneho ntabwo bizamara umunsi umwe cyangwa 2, bizamara igihe ko abantu bazaba bafite ubwoba bwinshi, nkuko Yesu yavuze ngo bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibigenda kuba mu isi. Nta muntu ushobora gukora yahungabanye mu mutwe. Abantu bose bafite ubwoba, utekereze naho Yesu yagiranije ubu bwoba n'igihumura. Bazaza bagwa igihumura, bamere nk'abarwaye igicuri. Uyu muntu se yagira icyo akora? Rero mu ngingo ya kabiri nuko bazavuga ngo niki twakora kugira ngo ubu bukungu bw'isi buhungabanye bitewe nuko imirimo yahagaze, isi bashe kongera kuzahurwa. Niki twakora kugira ngo tuzahure isi yongere izamuke mu bukungu? Iyo ni imwe mu ngingo ya kabiri bazigaho. Ingingo ya gatatu bazigaho ni ingingo ivuga ngo ninde muntu twabona noneho udufasha gukontorora, gukurikirana ishyirwa mu bikorwa by'izi ngingo 2 twizeho. Mu gihe rero bazaba barimo gushaka umuntu
ubasha gukurikirana ibyo bintu. Muri iyo nama izaba yahuje iyo miryango twabonye, harimo umutwe wa 7 ariwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza bayoboye isi, bakaba bayoboranye n'igishushanyo cy'ubutegetsi Bibiliya y'isi nyamaswa bwabayeho twabonye, aribwo Egiputa, Ashuri, Babuloni, Mediperesi, Ubugiriki ndetse na Roma, cyitwa umuryango w'abibumbye. Umuryango w'abibumbye nk'uko twabonye ko noneho ari igishushanyo gihagarariye ubutegetsi cyangwa leta imwe ya ANTI-KRISTO, haba muri politiki no mu iyobokamana, na ya miryango yindi izaba ifatanyije nabo ariwo muryango w'abafirimaso ugizwe n'imiryango 36, hakazamo noneho rero n'abayiliminati, hakazamo n'abajesuiti n'abarozekruwa. Mu gihe bazaba bateranya aho bari kwibaza ninde twabona ukomeza gukurikirana ishyirwa mu bikorwa rya zino ngingo, aho rero ngo ni ANTI-KRISTO azakomoka. Ushobora kwibaza rero ngo azahakomoka te kugira ngo abashe kwemeza Isiraheli ko ari we Mesiya. Mu miryango iba mu bafirimaso igeze muri 36 harimo umuryango witwa The Lost Child. Uyu muryango ni umuryango w'Abayuda. Uyu muryango ni umuryango wa Kiyuda, akaba ari wo nyiri World Bank. Uyu muryango ukaba uba mu Budage. Iyi banki mondiale mureba cyangwa se banki y'isi yose, burya ni y'umuryango w'Abayuda kandi si benshi. Uyu muryango w'Abayuda twigeze kubyigaho twese na Pastor Musisi. Uyu muryango ni umuryango wiyemeje gukorana na Satani imbona nkubone. Nibo wabahaye amafaranga, nibo bayoboye banki zose z'isi, bishingikirije kuri banki yabo mondiale. Muri icyo gihe rero bazaba bateranye, uyu muryango nawe uzaba urimo. Ni ukuvuga ngo mu bushakashatsi twakoze, kuko ANTI-KRISTO agomba kuza akabwira Isiraheli ko ari we Mesiya, kuko abisiraheli uyu munsi baracyategereje Mesiya uzaza. Kugira ngo bemere ko ari umuyuda, nuko agomba gukomoka mu Bayuda. Utabayuda azakomokamo ni abahe? Azakomoka muri uyu muryango The Family Lost Child, umuryango w'aba Lost Child w'Abayuda ariko b'Abadage ba nyiri World Bank. Aho ushobora kumbaza ngo ese azaba ko kari umuntu uvuka muri abo bantu? Ntabwo tubizi. Twebwe twerekanye nuko uyu muryango ari umuryango wa Kiyuda cyangwa se w'Abayuda, ari bo ba nyiri banki mondiale, kandi bakaba barahawe ubutunzi bwose na Satani. Nimumbaze ngo ese koko azaba ari umuntu ubakomotsemo ari bo bamubyaye? Kubera ko bakora na Satani, hashobora no kuzamuka dayimoni kambara umubiri, kuko Satani ubwo bushobozi arabufite. Akazamuka yambaye umubiri kandi akomotse muri wa muryango, kugira ngo Abisiraheli bazemere ko ari umuyuda. Niyo mpamvu Danieli igice cya 8 berekana imitegekere ya ANTI-KRISTO ko azaba ayoboye isi kandi ategeka, ariko uburyo bwo gutegeka kwe ngo ntabwo azaba ayoboje imbaraga ze. Ahubwo ngo azakoresha imbaraga zitarize, kandi azarimbura ndetse bitangaje. Ngo azarimbura benshi biraye. Igitabo cy'umuhanuzi Danieli igice cya 8 umurongo wa 23 baratubwira ngo igihe ubwo bwami buzaba bwenda gushirira, abanyabyaha bamaze gukabya, umwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana zima. Ese bene data,
mubona iki gihe abanyabyaha batamaze gukabya, mubona ibyaha biri gukorwa mu isi, mubona ubwicanyi buhari, abantu bari kurya abantu. Ndi kubibona hano hirya muri Kongo, aho abantu bica umuntu bakamuterekaho imbabura bakamutwika, barangiza bakarya inyama nk'urya burusheti z'inka. mubona aho umuntu afata undi akamutema ijosi akaricaho, kandi nawe ari umuntu mugenzi we, ntatekereze ko nawe byazamubaho. Mu migani hari ijambo rivuga ngo uremerewe n'amaraso y'uwo yishe azahunga abicyohe he kugira umutangira. Niyo mpamvu mubona abantu bica bahora bahunga birukanka ku gasozi, ntibagira aho bagarukira, kuko niko Imana yavuze, azahunga abicyohe he kugira umutangira. Kayini yishe Abeli, Imana iramubwira ngo kubwo icyo wakoze, kubw'icyo wakoze, kuko amaraso ya murumuna wawe anakira ku butaka, nawe rero ubaye ikivume. Mu yandi magambo, ubaye icyohe, ubaye umusazi. Bibiliya iravuga ngo aho Kayini yirirwaga siho yararaga. Uko muzi umusazi yirirwa yikoreye amashashi, akirirwa yicaye ahantu, bwakwira akajya ahandi, ejo akajya ahandi, nuko Kayini yabaye hari ndapfa. Ni nako umuntu wishe umenya amaraso y'uwo yishe, nawe nuko bigenda ahora ahunga, kandi akazaba icyohe kugeza apfuye. None murebe ubugome buriho, murebe ubusambanyi buriho, abagore bambaye ubusa buri buri, abantu barasigaye basambana n'imbwa, abagore bafashe imbwa bazihindura abagabo babo, abandi bafite injangwe, abandi barimo kurongora amatungo. Murebe ubutinganyi ni ikintu kimaze kwemerwa ku isi, kandi n'igihugu kiri kubyanga kirabizira. Byatangiye tubona ari nk'ikintu kizira, ariko bimaze kuzirurwa. Mu bihugu by'Uburayi wibeshye ukigisha ku kintu kibana n'ubutinganyi, bagufungira ahantu utazongera kuboneka, ukazarinda upfa. Muri Amerika wibeshye ukigisha ukavuga ikintu cyitwa icyaha, bagufungira ahantu ntuzongere kubaho. Ibyo byose biragaragaza ko abanyabyaha bamaze gukabya ibyaha. Impamvu hano batubwiye ngo igihe ubwami buzaba bwenda bushirira, abanyabyaha bamaze gukabya, umwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana zima. Imbaraga ze zizaba zikomeye, ariko ntizizaba ari ize ubwe. Akantu mukumve, imbaraga ze zizaba zikomeye, ariko ntizizaba ari ize ubwe. Azarimbura bitangaje, azabasha ibyo yagambiriye, azarimbura abakomeye n'ubwoko bw'abera, azigira imigambi ituma bashishwa byose n'uburyarya, kandi azishyira hejuru mu mutima we, azarimbura benshi biraye, ndetse azahaguruka kurwanya umwami w'abami, ariko azavunagurika ntawe umukozeho. Aha batubwiye ngo azahaguruka kurwanya umwami w'abami, ni igihe azaba yateye Isiraheli, arimo arababwira ngo nige Mesiya mw'Ijuru nitambira ibitambo. Ndashaka ko tuziga igitabo cya Danieli tukitondeye neza, tukakiga tukakimenya. Ariko hano batubwiye ngo azaba afite imbaraga nyinshi, ariko zizaba zitarize. Nkuko tubonye ko ANTI-KRISTO agomba gukomoka muri uyu muryango w'Abaroshyayirodi, ari wo muryango w'Abayuda ba nyiri World Bank. Aho ngaho nyine nari mvuze ngo nimumbaze ngo ese azaba ari umuntu nyamuntu. Icyo tubona nuko agomba kuza yambaye umubiri wa nyawo, uko tumeze nawe ariko ameze. Kandi ikindi Bibiliya tubwiye koko azaba afite imbaraga nyinshi, ariko zizaba zitarize, kandi azaba ari umwami w'umunyamwaga, kandi azaba ari umwami umenya ibitamenyekana, kuko azaza ahabwa amabanga na Satani y'ibyo agomba gukora. ANTI-KRISTO rero azaba afite imbaraga. Mu by'ukuri niko batubwiye azarimbura bitangaje, ngazarimbura n'ubwoko bw'abera, abo ni Abisiraheli. Ibi tuzabijyaho tugize ku cyo bita Grande Tribulation, ko twa turi gusobanura imyaka 3 n'igice ya mbere Danieli yavuze ibizayibamo, ariyo kuza kwa ANTI-KRISTO mu gihe cye, agakora ku mugaragaro, isi yose ikamwemera nk'umwami, Abisiraheli bakamwakira nka Mesiya, bakamuramya. Icyiciro cya kabiri cy'indi myaka 3 n'igice rero nacyo turaje tukibabwire ibizakorwamo, ari cyo gihe kizaba mu mubabaro ukomeye. Uyu mwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana uzarimbura ubwoko bw'abera, akarimbura benshi biraye. Rero ANTI-KRISTO kugira ngo azajye mu Bisiraheli bamwemere, nuko agomba kugaragaza inkomoko ye ko ari mu Bayuda. Uyu muryango rero w'Abaroshyayirodi ni umuryango utuye mu Budage,
ni umuryango ufite ubwenegihugu bw'Abadage, nibo ba nyiri World Bank, kandi uyu muryango ukaba wariyemeje gutanga ubugingo bwawo ikuzimu. Ukora na Satani, niwe wabahaye ubutunzi, niwe wabahaye amafaranga, niyo mpamvu aribo bayoboye banke zose zo ku isi. Na ririya dolari mubona rya Amerika nibo bariyoboye. Aho rero muri iyo nama bazaba bahuye niho ANTI-KRISTO azakomoka muri uwo muryango. Azavuga ati noneho rero ndahari, njyewe ibyo ndabishoboye, ndemera ko muma uburenganzira ibyo bintu bibiri ngombe mbishyire mu bikorwa: guhagarika abantu bavuga ibyo kurimbuka nuko hari abantu ngo bagiye mu ijuru. Kabiri, kuzahura ubukungu isi yasubiyemo hasi, nkongera nkayizahura. Icyo gihe rero nibwo buriya buhanuzi twasomye mu Byahishuwe 17 umurongo wa 17, kandi batubwiye ngo kuko Imana yashyize mu mitima yabo gukora ibyo yagambiriye no guhuza inama no guha ya nyamaswa ubutware bwabo kugeza amagambo y'Imana azasohorera. Aha rero niho noneho ANTI-KRISTO azaba agaragaye, aje gusohoza imigambi yose ya bwa butegetsi bwahoranye kuva kera yo kugira ngo bwigarurire isi, buyiyoboze itegeko ryabwo. Aho rero ngo bazavuga ati noneho rero uyu munsi niba ubishoboye tuguhaye ubutware, akira ubutware. Niba kuko isi ishobora kuyizahura mu bukungu ikongera ikazahuka, tuguhaye ubutware. Niba ushoboye guhagarika aya majwi yose, tuguhaye ubutware. Kandi azakora ibimenyetso bigaragaza ko ubwo butware bufite. Aho rero niho ANTI-KRISTO azakomoka, niho azahererwa ubutware bwo kuyobora isi. Ya mafaranga World Bank yari ibitse nibwo noneho azasukwa mu isi, kuko ari amafaranga ari aya Satani kandi ari wowe yabahaye. Ikintu cya mbere azakora nuko azahagarika ikintu cyose umuntu wese wavugaga yuko azarimbuka cyangwa itoro ryavuye mu isi. Icya kabiri azakora nuko azasuka ubutunzi bwinshi buriya umuntu ugenda akagura veweti ya miliyoni 80 aba yifite, aba afite ku gafuka, aba yibitse ifaranga. Navuga ngo muri iki gihe cya ANTI-KRISTO, kubera ubutunzi azasuka, amafaranga azayakwiza mu bantu kugira ngo abibagize ibibazo bari bafite. Icyo gihe rero umukene uzaba uriho. Reka mubabwire, ubundi iyo tugiye mu byiciro by'abakene, hariho umukene, hakabaho umukene nyakujya, hakabaho umutindi, hakabaho umutindi nyakujya, hakabaho n'umuhanyi. Ni ibyiciro bigeze kuri 5 by'ubukene cyangwa se by'abakene. Ni ibyiciro bigeze kuri 5 by'abakene: umukene nyakujya, umutindi nyakujya n'umuhanya. Umuhanya ni wa wundi utagira ikintu kimwe yakwimarira, niwe bagaburira, niwe bambika, ibintu byose mbega batamuhaye no kwirirwa ajya gushakisha mu ijarara ngatungwe n'ibyo mu ijarara. Uwo nguwo leta nigishaka ko yitwa umuhanya. Leta ntikibita abahanya, isigaye bita ngo ni abafashwa na leta. Icyo gihe rero umuhanya azaba nibuza afite nka vewiti. Uwo twamwita ngo ni wa wundi ufashwa na leta w'umuhanya, azaba nibuza afite vewiti. ANTI-KRISTO azasuka ubutunzi ku rwego rukomeye mu isi, hanyuma azasezeranya isi agahe k'amahoro, ariko agahe gato. Urwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike rwa mbere 5 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3, ubu buhanuzi Pawulo yavuze buzasohora cyane icyo gihe. Hari ijambo yavuze rikomeye, yaravuze ngo ariko bene data, iby'ibihe n'iminsi ntimugomba kubyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro.
ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikira na hato. ni ukuvuga ngo ahangaha Pawulo ari kugaragaza igihe Antikristo azaba aje. Ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura. Ni ukuvuga ngo Antikristo azaza asezeranye isi yose amahoro. Kuko mu bintu bazaba bashaka kumenya ngo bamwemere, ni uko azahagarika intambara zose. Igihe azamaze guhabwa ubu butware, nibwo azajya kureba Isiraheli, ajye mu Bisiraheli. Kuko murumva ko we iyobokamana afite ni iyobokamana ry'umwijima. Abisiraheli bo baracyagendera ku iyobokamana usanga mu mategeko ya Mose, muri biriya bitabo 5 Mose yanditse. Azabajya muri bababwira ati ni gihe Mesiya mwari mwarategereje. Ni we Mesiya ati ni jewe. Tukuzi hehe, ukomoka hehe? Ko Mesiya agomba gukomoka kwa Yuda. Nkuko ubushize nababwiye ko bafite ikoranabuhanga bagezeho bagushyiraho bagahita iryo koranabuhanga rikagaragaza igisekuruza cyawe, bazarimushyiraho kuko rigaragaza igisekuruza cye ko ari kwa Yuda. Okay, icyo turacyemeye. Niba ari wowe Mesiya rero, turashaka kugira ngo uhagarike izi ntambara duhoramo kuva kera zitajya zirangira. Kuko tuzi ko Mesiya agomba kuza akadukiza igitugu cy'abanyamahanga. Aba ba Nyepalestina duhoramo, nuyihagarika turamenya ko ari we Mesiya. Kuko Antikristo nyine bwa butegetsi bwose bwo mwisi, ibihugu byose byo mwisi byafashe ubutware, na wa muryango w'abibumbye bose babuhaye Antikristo. Itegeko azatanga ryose bazaryumvira kuko ari we bahaye ubutware, kandi azaba afite ubutware bukomeye ahawe nubwo butegetsi bwo mwisi, ngafite n'izindi imbaraga zitari izahabwa na Satani. Azababwira ati mpagaritse intambara, nimwongere kurwana, ntabwo ushaka intambara. Palestina bazahagarika intambara, zibara musi zahagarara. Niho ubuhanuzi Pawulo avuze buzasohora ngo ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikira na hato. Aha tuzahagaruka tureba uburyo kurimbuka kuzabatungura rero. Muri iki gihe rero mu by'ukuri azabasezeranya agahe k'amahoro, ariko ni agahe gato, ahubwo bazatungurwa no kurimbuka. Abantu bazahita bibagirwa neza ku itorero ryavuye mu isi. Aha rero niho hazakorwa ibyaha birenze. Ibi tuzabyinjiramo turi kwiga inzabya 7 zo z'ibyago 7 by'imperuka dusanga mu Byahishuwe igice cya 15 n'icya 16. Aha hazakorwa ibyaha, abantu bazagira umurengwe kuko n'umwuka wera ntawe uzaba ukiri mu isi. Hazaba ibyaha birenze mu gushaka kwangiza isura y'umuntu Imana yaremye, ariko n'undi Imana izaba yabakuyeho amaso kuko mugena azaba yatashye. Nshuti mwene data, mu gusoza, uyu munsi wumvisha iki mu butumwa bwiza twigishije? Turi kwigisha inyigisho zirebana n'ubuzima bwacu n'iherezo ryacu. Turi ku isomo ryitwa eschatology, isomo rirebana n'ibihe by'imperuka, isomo rirebana no kuzamurwa ku itorero. Muri iyi nyigisho turimo turiga, wowe wizemo iki? Twari turi kwerekana inkomoko ya Antikristo. Iki gihe Antikristo azayobora isi yose. Abise noneho nibabona ahagaritse intambara, bazahita bavuga ngo ni wowe Mesiya, batangire bamuyoboke, bamuramye. Ibyo bizaba muri ya myaka 3 n'igice ya mbere itorero ryaragiye. Kandi amahanga yose yo mu isi bazaba bati uyu mwami yari yaraburiye he, n'uyu twari dutegereje kugira ngo abashe guhagarika izi ntambara, kandi azahura isi ubukungu uko twabushakaga hanyuma buboneke. Kuko amafaranga Satani azayasuka mu isi, ko azabasigaranya abantu be. Noneho nkuko ari abajya gushaka ubutunzi kuzimu, n'ubundi abantu bose bazaba barabe, azabasuka amafaranga, hazaba umurengo ukomeye cyane. Ngiyo inkomoko ya Antikristo, naho ngaha azakomoka. Nguko uko Antikristo abiseri bazamwakira bavuga ngo ni wowe Mesiya. Reka dusenga Imana. Navuga ngo tubaye nk'abasubikira aha ngaha,
nitugaruka tuzatangira ingingo ya 3 irebana no gupimirwa imirimo. Iyi ngingo ya 3 irebana no gupimirwa imirimo nabyo bikaba bizaba bisohora ku itorero mu kirere. ANTI-KRISTO nawe isi yose yayisezanije agahe k'amahoro, abanyamahanga bose bavuga ngo ni wowe mwami, abisirayeli bavuga ngo ni wowe Mesiya. Ibyo bintu mu isi bizaba birimo kuba no mu kirere. Itorero naryo ririmo gupimirwa imirimo, bizaba mu myaka 3 n'igice ya mbere. Itorero ripimirwa imirimo mu isi, abisirayeli barahindukiriye, ANTI-KRISTO bavuga ngo ni wowe Mesiya, amahanga yose bavuga ngo ni wowe mwami. Umurengwe, ifaranga, abantu bose barakize, Satani abamenyemo ifaranga. Ubwo rero tuzagaruka tujya ku ngingo ya 3 yitwa gupimirwa imirimo. Tuziga gupimirwa imirimo, turebe iyi mirimo. Reka dusenge Imana. Mana, turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye ijambo ryawe, turize kandi turumva hari ikintu dusobanukiwe. Turagusaba kugira ngo ukomeze kuduha kuba maso no kwezwa gato na kukanini, kugira ngo ubwo uzagaruka gutwara itorero natwe tuzabonekemo. Umuntu wese warufasha akanya yumva ubutumwa bwiza, turasenze kugira ngo umukangure kandi imbabazi zawe zimubonekeho, umwuzuze imbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo. Ubutware bw'Imana bube ku buzima bwe. Mana, ukirijwe none akubwo ubutumwa yumvishije, wari waraguye, wari warananiwe, turasabye kugira ngo umukomeze kandi akakanya umubare ibyaha bye byose, kandi ugatangira urugendo rujya mu ijuru, umurindire muri iyi si kugeza ubwo azarangiza urugendo rwe. Ndagushimiye rero, komeza kubana natwe, tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha cyane. Hanyuma turagusaba gusharinga ubutumwa bwiza kugira ngo bugere ku mpera y'isi. Ikiganiro nakagaruka. Shalom shalom. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba.